Ubundi yuje ukitegereza neza hano ngira ngo urabona hotcoin eshatu ziyoboye izindi zingizi ngiye nizo nituriyemo nizo nibereyemo kuko nizo ndi guhigiraho amafaranga ku buryo budasanzwe kuko ziri kuzamuka uko bukeye nuko bwije. Ndakubwiza ukuri yuko bitcoin nayimenye ifite ibihumbi ijana, none ubu ngubu imaje kugera ku bihumbi ijana na cumi na kimwe n'amafaranga n'amadolari 356. Urabona rero yuko imaje uyu munsi guhagarara ku rwego rumwe rudahambaye. Niba ubasha kwitegereza neza urumva ni coin iri kuzamuka ku buryo burenze ubundi bwose. Nkubwira yuko ngewe iyi ndi kuyikora ndi hafi kugeza ayo kuba nabikuza. Nongera nkwereka iyiri nanone kwirukanka ku mwanya wa kabiri ni iyi BNB. Iyi coin nayo ya BNB nayimenye iri muri 770 gutyo, none ubu ngubu imaje kugera ku madolari 1113.49. Urumva ko nayo urwego igezeho, kandi ndumva nta mwaka urashya nyimenye, ariko reba muri iyi minsi urwego ihagazeho ntabwo iri kumanuka habe na gatoya, ahubwo iri kuzamuka uko bukeye. Iya gatatu rero turayisanga hano kuri Ethereum nayo iteye ubwoba kuko uyu munsi hagaze amadolari 3936. Urumva ko nayo igiye kugera ku gihumbi. Igiye gufata BNB imaje kurenga BNB ku rwego ruhambaye cyane. Urumva rero izi coin uko ari eshatu nizo nshishikariza gukora no gufokasingaho cyane kuko ziri gutanga amafaranga ku rwego ruhambaye. Izi zombi ngewe rero ndazikora, haba iyi Bitcoin, haba Ethereum, haba iyi BNB. Izi zombi ziri koma amafaranga muri iyi minsi, nizo ndi kwitaho kuruta izindi zose. Utise ngewe nzikora gute? Reka nze nkwereke urugero gatoya cyane. Iyo nje hano nkinjira muri mining mfite ya Bitcoin, okay? Reka mbereke mining ya Bitcoin mfite. Izi zose ni mining ngiye mfitemo ahangaha. Okay, Bitcoin ngiyi ngira ngo murayibona ahangaha. Iyi Bitcoin nagerageje kuyibikuza, nabikujeho makeya, ariko kuko ngiye nifuza kubikuza menshi kuruta ayo nabikuje, kuko nabikuje makeya. Mfite muri video hariyo nabakoreye, murebe muri description ndasigamo link yayo, murebe ukuntu Bitcoin nazibikuje nyeya zishoboka. Ariko uyu munsi noneho rero sasa reka nkwereke izo ngewe majije kugera. Urebye hano hejuru ngira ngo uri kuzibona, urazitegereza cyane ukuntu zi mining guys. Niba utekereza yuko izi online business zitagira amafaranga, waba uri kwibeshya cyane kuko harimo amafaranga atari makeya. Reba ngewe mfite izo kubikuza ndazifite. Reba imibare my dear, reba imibare ukuntu ihagaze. Sibyo byonyine kuko izi ngizi nkwereka ni Bitcoin imaje kugenda mininga gake gake niturije 5 kwa 5. So honyine ndongera nkuzane muri BNB nayo reka nkwereke BNB maje kugira nazo zirimo amafaranga makeya, nubwo negereje ko zikomeza zikagenda ziyongera, ariko ayarimo byonyine ntemeye kuyabikuza kuko minimum withdraw ndayifite irimo amadolari agera hafi mu 8. Urumva yuko ngewe ndi seriye mu byo ndi gukora. Wowe niba utari seriye biragoye kugira ngo uzakorere aya mafaranga my dear. Biragoye kugira ngo uzayakorere. Reka nkwereke muri BNB naho amafaranga magaze uyu munsi. Muri BNB rero witegereje neza hano hejuru urabona BNB ngiye mfite. BNB magaze ngira ngo urabona ukuntu zingana 0.004. Izi ngizi zirimo amadolari agera hafi mu 8. Aya madolari nimeye kuyabikuza kuko minimum withdraw ngira ngo uje ukareba hano muri withdraw, ukaza ugakirikaho, ukaza kuri withdraw, urahita uzurebe minimum hano hasi. Barakubwira ko izishoboka zo kubikuza
ari 0,001. ngewe rero urumva ko ngewe izi ndazikubye ndazirengeje witegereje hano hejuru. ubu ngewe aya ngaya nemeye kuyabikuza nkayarya. So honyine ndajya kuri Ethereum. izo ni eshatu niyemeje uyu munsi kukwereka kuko arizo ziyoboye izindi, nkuha n'ibimenyetso yuko ngewe ndi kuzikoreramo amafaranga, kugira ngo nawe ube kuraje yuko ugomba kuza nawe tugafatanya uru rugendo. Biroroshye kandi birashoboka. nongeye kubwa ikaze rero kuri uyu muyoboro wacu wa Kigali Creators. nk'aba creators twiyemeje gukreka ikijyanye n'amafaranga, my dear. twiyemeje gushaka amafaranga online, kandi ibintu byoroshye kandi bishoboka cyane mu gihe waba wemeye kubiha imbaraga zawe n'ubushake. nibyo usaba na telefone yawe ndetse na internet. nta gishoro na kimwe ngiye nkubwiye ngo shora amafaranga yawe, banza uyakorere, uzayashore basi wanayakoreye kuri online business. Okay, reka twinjire muri Ethereum. Mining ya Ethereum nayo ndayifite my dear. ngiyi hano nyimereye nabi nyigejeje kure, wayibonye? iyo ngiyo rero iyo nje gutya nkayikirikaho nkayinjiramo, naho bahita banyereka ibikorwa byanjye uko bihagaze. batanyereka Ethereum ndi kuba nabasha kumininga. ngiye mba ndi mu kazi my dear, mba ndi mu kazi. Okay, reka dutegerezaho gatoya connection ifunguke, maze ubundi urebe urwego ngewe ngezeho. mwibutse rero gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, mwereke mining nziza zigezweho, mwereke airdrop nziza zitanga amafaranga, mwereke byinshi bigiye bitandukanye. nubwo rimwe na rimwe duhora n'utubazo bikadutenguha, ariko iyi mining zo naho zikunda gutenguhana cyane nk'ama airdrop. Guys, niba rero witegereza neza, reba ahangaha urebe Ethereum maje kuba na mining. ngira ngo urazibona. iyi ni muri Ethereum. Ethereum my dear, Ethereum ni mining nziza rero. iyi ngiyi nayo itanga 0,000,864. zikaba ari zo mu masaha 28 ubu ugomba kumininga. ngira ngo urabona ko biroroshye cyane kuba wageze igihe cyo kubikuza. uje hano kuri withdraw ukareba izo ushobora kuba wabikuza uko zingana. uje hano muri withdraw ukareba hano. Okay, reka turebe muri withdraw izo wemerewe kuba wabikuza. Okay, reka turebe neza izo umuntu yemereye kuba yabikuza. uramutse uje gwakirika hano hejuru hano ku tudomo dutatu, reka mukwereke neza urebe ahariho hano ugakandaho, uraza ugasanga ko withdraw iberamo hano. Okay, muri my wallet hano hasi urabona ko hari my wallet. iyi ngiyi ni winjiramo gutya ugahita uza ukareba minimum withdraw. ngira ngo witegereje neza ngiyi aha ngaha bakwereka izo ufite, bakakwereka nizo ushobora kuba wabikuza uko zigomba kuba zaba zingana. 2.5 nizo wemerewe kubikuza. izi rero kuzibona ntago bigoye cyane, kandi barakwereka ahantu zibikurizwa muri Binance, Trust Wallet, Coin ndetse na Coinbase, Brave n'izindi na Metamask. izo zose niho wemerewe kuba wabikuza iyi Ethereum yawe, nawe ukayishyira mu yandi madolari yawe ufite. Guys, icyo musaba ni kimwe, ni ukuba wabana natwe muri iyi video, ndetse kandi ukarampa kirangiye kugira ngo usobanukirwe byinshi bigiye bitandukanye. Guys, rero mwawe uhora utekereza ngo online n'amafaranga abamo, ibyo ngibyo uba wibeshye cyane. sizo zonyine kuko ngiye mfite nyinshi zigiye zitandukanye. wowe eshatu z'ingenzi ndazigushyira muri description. urebe uburyo ushobora kuba wabasha kwiyandikisha, winjiremo nawe utangire ubukorere amafaranga online. reka nkuhe inyongezo ya 4. ndaza hano muri Doge. benshi barayariye amafaranga, barayahaze kuko bafite amadoge atari makeya bagiye babikuza, kuko nanjye narabikuje agera mu madolari 30 muri Doge. nabashije kuba nayakuramo. aya rero nayo kabaye nicyo gihe. ubu ngubu aya nayo nayariye, kuko haraburaho akantu gato cyane kugira ngo aya ngaya mbe nayo nayabikuza, kuko niko kazi niyemeje my dear, niko kazi niyemeje
kubikuza amafaranga ngomba kuyarya kuko niko kazi niyemeje kuza gukora amafaranga online. Ni ibintu byoroshye cyane rero. Reka nkwereke rero muri doge minimum ndayikwereka, nkwereke n'izo mfiteho uyu munsi. Reka duhite tujya kuri minimum. Hano hejuru haza ugaca hano hari agakofi muri doge, ugahita ukirikaho gutya. Iyo ukiritseho rero nta kindi bakwereka, uhita uza hano kuri withdraw. Waza hano kuri withdraw ugahita ukandaho gutya, uhita uza hano hasi ukareba icyo bita minimum withdraw. Minimum ngira ngo urabona ni doge 15. Doge 15 rero ngewe niba witegereza neza hano urabona ko mfiteho doge 14 n'ibice 76. My dear, harabura kangahe ngo mbe nabikuza izi doge. Zifate rero doge umunsi numva ihagaze kuri 0 n'ibice 27 nahoze mbona ariho igeze. Uhita ukuba amadolari 0 n'ibice 27, uhita ukuba doge 15 naba ngiye kubikuza, urebe amafaranga zihagaze. Urahita ubona ko ibintu biba bisiyasi. Twebwe tuba turi mu kazi my dear, tuba turi gukora ntabwo tuba twicaye. Nawe rero ndagushishikariza kuba waza ukabasha gukora byinshi bitandukanye, nawe ukabasha kuba wakinjiza amafaranga online. Arahari kuri wowe rero utarabikora, waba uri gucikanwa ku rwego ruhambaye cyane. Mwereka ni byinshi cyane. Ubu gutya ndaza nkakora verification yanjye, nangiza nkahita ngenda nka diary zanjye imitanza gutya nkazikora, nkahita nza nkakanda ahangaha hano hasi kuri free Spain hasi. Warangiza kuhakanda ugahita wizira ukabigenza gutya, okay? Ugahita ukandaho gutya. Urabona ngira ngo hano hejuru niwitegereza urazibona izanjye uko ziza zimeze, okay? Reka mbikwereke neza cyane. Ngira ngo urabibona hano hejuru ukuntu zihise ziyongera. Guys, ndagushishikariza yuko nawe ugomba kuba waba muri uyu murongo wa mining zitanga amafaranga kuri wowe udacika intege. Ngira ngo urabona ko ngewe nifiteho doge 14, haraburaho ibice bike cyane ngo mbe nabasha kuba nazo nazibikuza. Si zonyine ko mfite mining nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Izi zose uhereye hano atoke, ngira ngo murayizi, iyi ngiyi nayo nabakoreho video. Iyi ngiyi amatoke mfitemo ni menshi, nazo nshobora kukunyuramo gatoya ukareba amatoke mfiteho. Nshobora kubikuza anytime igihe mbishakiye, nabasha kurya amafaranga ya atoke. Ni nyinshi muri zimwe muri mining dufite zitanga amafaranga kandi zizewe ku buryo buhambaye. Ngiye nkora mining zizewe zibikurika. Ngira ngo nibitegereje neza hano mfite atoke zitari nke. Ngira ngo urabona ko mfite atoke zigera mu 1219. Sibyo byonyine ko nakoze transaction mbikuzaho. Ngira ngo uje hano kuri manager ukaza ukareba hano kuri transaction, urabona utwo nagerageje kubikuza uyu munsi. Ngira ngo baba batwereka ko atoke ihagaze kuri aya madolari, ariko ntago tubyizera neza ko ari yo koko, kuko iyo ubikuza ntago ariyo baguhe, ntago ariyo bagezaho. Hano bambwira ko mfite amadolari 18, ariko tubikuza ntago aza angana gutya, bari make, ariko nacyo nayo akabikuriza. Ngira ngo urabona ko iyi transaction yabaye successful, byagenze neza. Guys rero niba uri serious cyangwa se wifuza kuba nawe waba muri umwe mu muryango wacu mu bakorera amafaranga online, inama nshobora kukugira iruta izindi zose, wowe ihangane ube umwe mu munyamuryango, ujye nawe ufatanya natwe gukorera amafaranga online. Aya ni amafaranga ukorera utiriwe wica akazi kawe usanzwe ukora ka buri munsi. Ni gufata iminota ingahe 3-5 ukaza ugakirikaho kuri buri mining, ukayimayininga neza witonze. Amafaranga yawe akibara, waba uri muri ofisi, waba uri umuyede, waba uri umunyonzi, waba uri umushoferi, ibyo waba urimo byose, aya mafaranga yaje yongera ku mushahara wawe uhembwa ku kwezi cyangwa ku munsi, biba ari iby'agaciro, biba ari ibintu byiza cyane. Guys, ciao rero. Reka turebe muri description y'iyi video, urasangamo amalinki nagushyiriyemo y'izi mining 3. Zimwe za mbere nakweretse. Nawe niba hari indi wifuza ko nkwereka uburyo ikorwamo amafaranga, ujye muri comment, wandike muri comment uti mereza linki ya mining runaka, ya coin runaka, kugira ngo nawe ubashe kuba wakorera amafaranga. Ciao, tuzasubire mu zindi video zacu
z'ubutagazi. Turabakunda cyane, wibuka gukora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tuzabicikwa n'ibiganiro Kigali Creators ikugezaho uko bwije nuko bukeye. Turabakunda cyane.